hari bamwe mu bapasiteri nabonye bavuga ko zitari inshingano zawe ahubwo urimo wishakira hiti byaba ari byo kuri bashaka hiti nawe hiti kuri bose kuko hari abavuze ko ahubwo niba ari hiti wishakiraga bakaba barimo shaka ugakorana ikiganiro kuko yagufasha kubona hiti. Reka nkubwire ngo niba uwabivuze aho kugira ngo mushakire ho hiti nahitamo gupfa ntamenywe n'abantu byibura na batatu ku isi kubera iki aho kugira umenyekane nk'uko yamenyekanye. Ibaruwa iragira iti Kigali kuwa 18 z'ukwa gatandatu 2021 bikora Imana Emmanuel Umunyarwanda akaba n'umukristo. Impamvu gusaba ko mwagira abapasiteri abapotre bishop evangelist mwakicingana kuko bakomeje kwangiza umuhamagaro. Banyakubahwa abayobozi, dore impamvu zatumye ngira iki gitekerezo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ufunguye iki kiganiro ugiye kukireba. Turagarutse mu kiganiro cyacu Ikambere Gospel Talk. Muri wana kuri kamera turi kumwe na Bike muramutse neza. Byari vote amakuru. Amahoro tushima. Neza mutegeko. Shameze neza kubera Imana byose bikemera. Akagenda bikemera kareba kabona ari kureba nyine bigukunda. Yakwika bakaba ingingo zose akumva neza burya bari icyubahiro cy'Imana. Birabamusi kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ubwo niko bw'umwuka w'Uwiteka ushobora byose. Nanjye ndashima Imana ko mu bantu gihagazeho kandi kirinze nanjye ndi kurwo rutonde. Amen. Tumaze iminsi ngira ngo iyi ni episode ya kane y'Ikambere Gospel Talk. Urumva tumaze gutambutsa episode 3. Muri izi episode 3 ngira ngo iherukana aho tuvuga abatangazaga ibintu 10 biranga umupasiteri w'umunesiko cyangwa umutubuzi. Feedback urabona zimeze gute kugeza ubu? Feedback ndashima Imana ko benshi cyane bari kugenda bahishurirwa amayeri ya Satani. Turimo turaganira ku kijyanye n'abantu biyitirira izina ry'Imana ariko ari ibisambo bikoresha Bibiliya. So rero numva abantu bazanyihanganire nibwo butumwa numva mfite bwo guhishura uwo mugambi mubi wa Satani kugira ngo abantu b'Imana bareke batazanimuka kubera ko batamenye. So rero nanzuye gukora iki kiganiro kandi nta gahunda mfite yo kugihagarika. Ikiganiro Ikambere Gospel Talk nababwiye ko Ikambere ari mu bwiru, ni ahantu hagaragarira ibintu bitagaragarwazwa n'abandi, ni ahantu havugirwa ibintu bikomeye. So rero ku cyo warumbaje ati episode igezweho hari feedback. Ndashima Imana ko benshi cyane bari gushirwa umugambi wa Satani muri biriya bintu 10 twatambukije kuri Sezana yoboka Imana zigiranyigisha TV. Feedback ngenda mbona zigiye zitandukanye nuko abantu bari gushirwa umugambi batari bazi. Hari n'abandi bari kureba iyi episode ko bati wow atuzi ko natwe bajya kuturya amafaranga, bajya kudukorera amakosa, bajya kudusambanya ari uko byatangiye. Urumva turi guhumura abantu amaso ku buryo nta wundi kugira ngo bazanyire kurya amafaranga abantu bizabakora kuko Imana ibishira umugambi mu Satani. Hari bamwe mu bapasiteri nabonye bavuga ko zitari inshingano zawe ahubwo urimo wishakira hiti. Byaba ari byo kuri bashaka hiti nawe. Hiti kuri bose kuko hari abavuze ko ahubwo niba ari hiti wishakiraga bakaba barimo shaka ugakorana ikiganiro kuko yagufasha kubona hiti. Reka nkubwire ngo niba uwabivuze aho kugira ngo mushakire ho hiti nahitamo gupfa ntamenywe n'abantu byibura na batatu ku isi kubera iki aho kugira umenyekane nk'uko yamenyekanye. Hari ukuntu uza muri content mbi cyangwa ukamamara mu kintu kibi. None se tuvuge ko ibisambo byose by'ibisitani byamamaye ni urugero twakwifuza kumenyekana nkabyo. Ubuse mvuge ngo nifuze kumera nka Baraba kugira ngo izina ryanjye ryamamare? Oya. Rero uwabivuze nkurikije icyamuzamuye n'impamvu yo kumenyekana kwe aho kugira umenyekane nk'uko yamenyekanye nahitamo gupfa ntazwi.
aho kugira menyekanye muri content itaryoshye itari nziza mu butumwa butari indicative kandi sinkorera bino bintu kugira ngo bimenyekane ahubwo nkora bino bintu kugira ngo izina ry'Imana iri muri njye rimenyekane kuko nzi ko Imana imaze kumenyekana amwe mu masezerano Bibiliya iduha habona n'amasezerano yo kogeza izina ryacu izina ry'Imana ryogejwe biguturutsemo ntabwo wasigara n'umwandagarawundi kuko wazamuye icyubahiro cy'umugabo uzamura abandi dore ko atari nayo main purpose niba ubutumwa bwanjye bushobora kugera ku bantu bose nshaka ngasigara ntazwe ibyo birahagije ngo binezeze kuko message yanjye yatambutse so rero umuntu afite ibintu byinshi yashakiramo hiti ntabwo wafata risk nk'iyi ushaka kwawo ngo hitinge rero wabivuze nagerageje kureba ko icyo kiganiro aho kugira umenyekane nk'uko yamenyekanye nzapfe ntamenyekane ibyo mbisabye Imana n'abantu hari ikindi kintu bavuze ko urimo kurwanya ituro se nibyo ko kurimo urarwanya ko babona ituro kuko numvaga batsimbaraye cyane ku ituro ko kandi ngari byo byakureze nawe wararezwe na pasiteri wakitura none ntabwo bibazo impamvu ntabwo bibazo ukuntu umuntu warezwe n'amaturo ajya hari akaba ari ujya kurwanya ituro hari nawe yageze numva avuze ngo uriya mwana ngo yonsa amashereka y'ituro nibyo nambeshyeye nanabyeze nanamushyigikire twarezwe n'amashereka y'ituro nibyo kuko ba data bakoreye Imana neza mu murongo wemewe ni abakozi b'Imana bari selection kandi pasiteri guhabwa ituro si icyaha na Bibiliya irarimwemerera sha ariko ntaho Bibiliya itegeka pasiteri ko yaka ituro ku itegeko cyangwa aryaka mu murongo udakwiriye n'abantu bakurikira ibiganiro byanjye batazajya ngo ndwanye ituro njyewe foto ndi umwana wa pasiteri benshi barabizi papa yabayeho mu murimo w'Imana kubera ko insengero zitura yego kubera ko insengero zitanga icyacu tubona natwe tubaho turiga ariko yabaga ari kurya ibintu yemerewe n'ijuru y'umurongo w'ivugabutumwa ndetse ko papa yakoze umurimo w'Imana akabwiriza abantu benshi bakihana abantu b'Imana bakamuka kubw'inyigisho ze akaba yari afite n'inshingano yawe n'itorero akaba hari ibyo itorero ryamugombaga nyine riba rigomba kumukorera nk'umukozi w'Imana nk'umukozi w'itorero ariko none njye mfite ikibazo cy'abantu bashaka kurekera mu burenganzira badafite mu Imana bashaka kurya amaturo batayandikiye bashaka kurya amaturo atari abapasiteri ko k'ukuri ubwo ari abantu bihaye amatitire bakiyimika kugira ngo bacuruze izina ry'Imana bakoresheje amatitire religieux abo nibo dufitanye ikibazo nibo bafitanye ikibazo n'Imana ariko ubundi umukristo wese asabwe gukiranuka ku gutanga icyacu n'amaturo ngo muzere icyacu n'amaturo mu nzu y'Imana kugira ngo mu nzu y'Imana hataramo ibyo kurya izo ni inshingano zacu nk'abakristo ko tugomba gukiranuka ku cyacu n'amaturo ariko nimugafata ibyo kurya by'abana b'Imana ngo mugaburire imbwa niko ijambo ry'Imana rivuga muri wenda turetse aho ngaho gato hari ibaruwa nabonye bashyize hanze niyo nshaka ko tuza kuganiraho reka wenda tubanze tuyisomera abadukurikiye kugira ngo babanze bayumve noneho tubone kuza kuyiganiraho ibaruwa iragira iti Kigali kuwa 18 z'ukwa gatandatu 2021 Bikorimana Emmanuel Umunyarwanda akaba n'umukristo impamvu gusaba ko mwagira pasiteri abapotre bishop evangelist mwakicingana kuko bakomeje kwangiza umuhamagaro banyakubahwa abayobozi ba Peace Plan RIC ndetse na RGB bandikiye mbasaba ko niba bishoboka mwakongera ubushishozi mu murimo mwahawe mukora mugashaka ibisubizo by'ibibazo biri guterwa na bamwe mu bafite amatitire nka pastors, bishop, prophet, apotre, evangeliste n'abandi nyuma y'igihe kinini ni mu itorero nakuze nubaha abakozi b'Imana kandi mbatinya kuko nabonaga bariho igitinyiro cy'Imana
dore ko nanjye nkomoka muri uwo muryango. Uko iminsi yagiye ishira nagiye mbona isura nshya zitandukanye z'abakozi b'Imana mu makosa menshi atandukanye, kandi bakayakora mu izina rya Yesu, bakanayakora bambaye ya matitire mwabahaye. Bityo nkaba mfite ubwoba n'impungenge ko nibakomeza gukora amakosa bambaye ari amatitire bazarushaho kuyobya benshi, kuko ziriya titire zibambika agaciro n'ubudahangarwa badafite. Dore impamvu zatumye ngira iki gitekerezo. Icya mbere, nshingiye ku marira ya bamwe mu diaspora na bamwe mu banyarwanda bari mu gihugu bataka ko bamaze kwamburwa amafaranga menshi bitwaza gusengerwa no kubohorwa imigozi itandukanye ya za karande. Ibyo byatumye nkomeza gutekereza kure, ngasanga abantu bakora ibyo bintu mu matitire ya gishumba n'ayandi bidakwiye ko baba bagaragara nk'abatukisha abantu bose bafite ayo mazina. Icya kabiri, ndambiwe kumva ngo pasiteri yasambanyije umukristo mbere y'uko amusengera. Icya gatatu, ndambiwe kumva ngo umuhanuzi yatsa umuntu amafaranga mbere y'uko ahanurira umukristo. Icya gatatu, ndambiwe kumva umuhanuzi yatsa amafaranga mbere y'uko ahanurira umukristo. Icya kane, ndambiwe kumva ngo umukristo mbere yo gusengerwa arabanza agacibwa amafaranga azwi n'umubare mbere y'uko asengerwa. Icya gatanu, ndambiwe kumva abakobwa batandukanye bo kuri YouTube bagenda bavuga ngo baryamanye n'abapasiteri bari bagiye ngo babasengere bakizwe. Icya gatandatu, ndambiwe kubona abapasiteri bicaranye n'abapfumu mu biganiro bitwaje ngo bari kubabwiriza, kuko Bibiliya itubuza guhagarara mu nzira z'abanyabyaha no kwicarana n'abakobanyi. Icya karindwi, ndambiwe kubona abagore n'abagabo birirwa ku ma-YouTube basebya ingo zabo ngo nuko zabananiye kandi urugo ari ibanga. Icya munani, ndambiwe kumva izina ry'Imana yacu rikomeza gutukwa n'abanyamahanga kubera kubona imbuto mbi za bamwe mu bitiriwe izina ry'Imana. Icya cyenda, ndambiwe kubona abapastors bajya ku ma-YouTube bagasohora amagambo yo guhangana, gutukana no gusebanya kandi bitirirwa izina ry'Imana, kuko iyo umupagani aguye ku icyo kiganiro akiburamo ubutumwa, bityo bikamubera imbogamizi yo gukizwa kuko aba abona ntahava nta naho ajya. Icya cumi ari nacyo cya nyuma, ndambiwe kubona abantu bacuruza ijambo ry'Imana. Kubw'izi mpamvu 10 ngaragaje, ndibaza ikibazo kandi namwe mbabaza: ese umuntu wahawe inshingano z'ubupasiteri bwa apotre n'ububishop bishoboka ko yakurwaho iryo zina bigakunda? Niba byakunda, mugenzurane icyifuzo cyanjye ubushishozi, murasanga hari abakwiye kwamburwa ayo matitire. Impamvu bagomba kuyambura: icya mbere, izi titire zambika abantu benshi ubudahangarwa bigatuma bazikoramo amakosa nagaragaje hejuru. Icya kabiri, gukorera amakosa muri izi titire bingana no gutukisha izina ry'Imana yacu. Icya gatatu, niba bamburwa aya matitire, ibyaha bakora bizagabanuka kuko izi titire zirabafasha cyane. Icya kane, abakorera amakosa bitwaje izi titire batukisha abandi bazifite, bakora inshingano zabo neza kandi ni nabo benshi. Nkurikije umuvuduko ibintu bifite n'uburyo biri gusenya umuryango nyarwanda w'abemera, mbona hakwiye gufatwa ingamba bigakumirwa hakiri kare, kuko bikomeje gutya byazagira ingaruka zikomeye mu gihe kiri imbere. Bayobozi, ndangije mbashimira uburyo mwakira icyifuzo cyanjye. Murakoze, murakarama. Dukomeze twimakaze indangagaciro zatuma dukomeza kwiyubakira abatubyaye. Akora Imana kumenye. Kugira ngo tumaze gusomera abantu iyi baruwa ifunguye wandikiye Peace Plan ngira ngo ni umuryango uhuza amashyirahamwe y'abapasiteri cyangwa se insengero, ngira ngo noneho hakaza na RIC ihuriyemo. RIC ngira ngo ni umuryango
amatorero n'amadini na kiliziya gatolika ubwo ni kiliziya gatolika amatorero y'abarokore ndetse n'abayisilamu noneho hakaza na RGB ngira ngo ari urwego barebera izo nzego zose ni ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ese kuki wahisemo kwandika ibaruwa noneho byari byagenze bite wabonaga uburyo noneho wari urimo gukoramo cyangwa se watanze ubutumwa bidahagije Evode sigaye ndyama buri joro umva ngize ishurirwa rishya kuri iyi situwasiyo turimo ijoro rirababaye ijambo ry'Imana rivuga ko icyubahiro cy'Imana kitazigera igihugu yego mu rwandiko rwa gutegeka kwa 2:8 avuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko utegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izakuza kandi imigisha yose y'Imana izakuza ikibazo gikomeye cyangwa umurimo w'Imana abantu ntibagifite umwete wo kwitondera amategeko ubwo abantu bari kuyoborwa n'amarangamutima n'intekerezo zabo zipfuye iri joro naryamye ntekereza ku biganiro tumaze iminsi dutambutse bitandukanye byo kwima agaciro ibintu bisaba kwitwaza Bibiliya gusenga kubasengera nibyo no gusaba Imana ngo bihinduke nibyo kuko Imana ijya yemera rimwe na rimwe ko dutakira umurimo w'Imana ariko ukajya ukora ikosa ryo gusengera ibintu washobora kugira icyo ukora ntabwo ibintu ushoboye gukora ntabwo ukwiye kubisengera Imana tuyifata nk'inyembaraga ifite n'ubutware n'ubushobozi burenze ubwacu ariko Evode aza ikintu njya mbona mu matorero kikambabaza kumva narira kubona hari umuntu waburaye uri mu rusengero kumva pastor avuze ngo hano nta muntu waburaye ngo tumusengere mu izina rya Yesu ni gutanu hicaye abantu 500 haboneka n'umuntu afite icyo kurya tukamusengera ukabona bari kumuhandagazaho ibipfusi n'imigeri n'ibiganza ngo bari kumusengera Imana n'ibyo kurya kandi buri wese atanze igiceri cya rumwe atanze igiceri cy'ijana uwo muntu bamuremera imibereho byibura mu mezi 2 bagasigara basengera ibindi byifuzo batashobora mbere y'uko duterura icyifuzo tugisengera tujya kumara umwuka wose dukwiye kubanza kwishakamo ibisubizo twabibura tukajya ku mugabo utagira igisubizo tukajya twamubwira ati Imana abana b'abantu twagerageje none byanze tabara ukabona abantu umuntu yarwariye mu nzu yararembye abanyamasengesho bafite muvoma ihora iwe buri kanya ngo bagiye gusenga Imana imukize mukore contribution mujyane umurwayi kwa muganga kuko murabishoboye si ngombwa Imana si ngombwa ko musenga ahubwo ni musenga igihe dogiteri yavuze ngo uyu murwayi wanyu twamugenzuye dusanga atazakira naho Imana ngo ugomba gusenga mubwire Imana ati Imana nubwo dogiteri yavuze ko umurwayi wacu atazakira twagerageje kumuvuza ariko tuzi kuri Imana ishobora byose ihindura ibyanze guhinduka ushobora kugira icyuma ku buzima bw'uyu muntu akongera akabaho nkuko tuzi n'ingero zaho ndabikoreye mukajya mwasenga ariko ntimusengere umuntu bakire kandi mwamuvuza bigakora icyo mbikubwira ikibazo warumbajije hari ibintu bigomba gusengerwa hari n'ibigomba gukorwaho
kugira ngo Yosefu ahunge muka Potifari ntibyamusabye amasengesho, byamusabye gukora ikintu yari afite ubushobozi cyo guhunga. Yego Joseph iyo atinda hariya apfukamye hariya muri kiriya cyumba cya muka Potifari aba yarasambanye kandi ari gusenga, kuko byari gushoboka ko ndora mu baramufata. Hari ibyaha rimwe na rimwe n'ibibazo bikemurwa n'ubwenge bwacu n'ubushishozi twabishyizemo tutiriwe dusenga. Uburyo bukomeye Joseph yari uriya mugore w'umwami ngo badasambana kwari ukwiruka, kandi mu rugamba rwo kwiruka ahunga hasigaye n'umwitero we ubyibuke. Mu guhunga ibyaha kwacu hari imbaraga nke tujya dusiga inyuma. Icyo ni icyigisho tuziga. Abantu ntibitoze gukoresha intwaro bafite Imana yabahaye barwana cyangwa bangana n'ibibazo. Nakubwenge ijoro naryanyumira nk'umuntu ubuze amahoro. Ndavuga ngo ikibazo cy'abo bapasiteri, ababishopu n'abapotere n'abavuga butumwa batandukanye, ariko ni bamwe, ariko abantu bumva nkora bino biganiro ntibazajya ngo ni gusebya titre pastoral. C'est so certain. Ngira ngo wabisobanura ko ababikora neza ari bo benshi. Yego hari ingingo bivugamo, kuko ugiye kuzana iyo baruwa muri ziriya ngingo 10 ugenda uvuga uzana buri ngingo nguhe agapowete gatoya kugira ngo dusobanurire abantu b'Imana bakurikiye kino kiganiro. Ni ukuvuga ngo narebye ndavuga ati noneho sasa ibi bintu dushobora kuba dushaka kwinjira mu masengesho menshi cyane yo kwiyiriza ubusa no gusenga kuri byo, kandi ari ikintu leta yabikoraho n'urugaga rw'amatorero, cyane cyane ndi gushaka urugaga rw'amatorero ya Gikristo mu Rwanda, harimo Peace Plan, harimo RIC na RGB. Hari ukuntu abantu bagenda bivugisha ngo ariko ngo ni gute ngo leta gwiza mu bintu ngo by'Imana ngo mwiyoboka Imana ngo gukemura ibibazo byabereyemo. Ahubwo ikibazo nagira kikandemerera gikomeye nuko leta yabiburamo. Ubundi ubwami, abahanuzi n'abatambyi zamwe ari inzego zikorana kuva kera, ariko kandi bajya kambabaza. Kera umwami yagiraga icyifuzo cyo gushaka umuhanuzi ngo amubwire ibigiye kuba ku gihugu. Umwami yajyaga gushaka abamenyi, akumva afite n'ishyaka ryo guhura n'abamenyi bamurebera uko igihugu kimeze, icyo Imana iri gutangaza. None muri iyi generasiyo bisa n'ibyahindutse, ahubwo usigaye usanga abami n'abatware baza gukemura ibibazo by'abahanuzi n'abatambyi. Kandi abatambyi ba kera n'abahanuzi abami barabashakaga ngo bajye kubafasha gukemura ibibazo by'ibwami, ariko byabaye imvurisi. Ahubwo abantu bagira icyifuzo cyo gusengera umurimo w'Imana kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaruke uko cyaba kimeze. Amadini n'amatorero ntibibe ibibazo bya leta, ngo bibe ibisubizo kuri leta, bibe inzira yo gufasha abaturage b'igihugu kugira ngo bataganduka bagakora amakosa n'ibindi byaha bitandukanye. Ahubwo leta igire idini ivuga ati waha, turabashima ko mukomeje kudufasha kuremera mu Rwanda. Ntaba ariho leta ijya gukemura ibibazo, ahubwo amadini ajya gufasha leta gukemura ibibazo by'abaturage bananiranye. Ubundi nicyo cyifuzo cyagakwiye kubaho mu Rwanda. Today nimba leta yinjira mu itorero kugira ngo ikemure ibibazo by'abaturage bagiye mu iryo torero, it's fine, kuko leta igomba kureberera umuturage wayo uri hariya. Ushobora kuba ari guhura n'ikibazo runaka, ushobora kuba yatewe n'umupasiteri, ushobora kuba yakorewe violation, leta igomba kubizamo. Kuko nyuma y'uko uriya muntu asengera mu rusengero runaka ari umupasiteri cyangwa ari umukristo, ni n'umuturage wa leta. Nawe bivuze ejo bundi mu kiganiro cyashize, indangagaciro ya ndi umukristo isa ari uko habaye ndi umunyarwanda. Si byo se? Ubukristo bwadusanga indangagaciro kuba abanyarwanda. Rero ndi umukristo ntabwo wayirisha ngo ubangamire ndi umunyarwanda cyangwa ubangamire kuri umunyarwanda. Iyaba koko hari akantu muragaruka, iyaba koko bari abakristo b'ukuri,
n'igihugu cyaba kimeze neza ijana ku ijana ku rwego twifuza abantu koko babaye abakristo rero ndi kwanga ko abantu bakomeza kwitwikira ikintu cyo kwitwa abakristo ba pirate bigatuma bakomeza kwangiza byinshi mu gihugu no muri sosiyete muri rusange bakabikora nk'amakosa rero ibi bintu kugira ngo bikemuke leta igomba kwemvarufiya guparitisipa ntitumwe n'Imana cyangwa na Yesu ikaza nije kureberera ubutunzi bwabo ari bo baturage kuko ubukungu bukomeye u Rwanda rufite nitwe turashima Imana ko iduhagurukije nka young generation tukaba turi kuvuga ibintu abasaza bakomeye mu itorero batavuze kubera wenda ikibazo cy'ukuntu bigishijwe Imana njya mbisobanura nkavuga ko mu gice cy'iyobokamana naho harimo ubukoroni bukomeye usanga hari imyizerere itandukanye tugenderaho twazaniwe n'abazungu tukayemeka tukayijyana n'amahame tugendera n'ubwami bw'Imana kandi abazungu barabizanye ku bw'inyungu bari bafite n'icyo bashaka kugeraho ariko niba turi urubyiruko rw'u Rwanda dushaka guteza igihugu cyacu imbere tugomba no kwemera gufata risike z'ibyatuba ariko cyane Imana icyambaho cyose nkagiterwa nuko nari mfite umuhate wo gutuma igihugu cyanjye kigera aho gishaka niyo wajya no mu ntwariza igihugu ntacyo byaba bifite ariko twarasize ibyiza wasize wubatse igihe rero kirageze ngo Afurika ive mu bukoroni ive mu mwijima ive mu gutekereza ko tuzabaho kubera abandi ndashima Imana kugana kwa Perezida wa Repubulika ahora bavuga duharanire kwigira ubu ngubu nubwo bitwe vode abantu bose muhuje amazina ya Evode ntabwo abo bantu ari bo bitwa ba Evode ariko muri Remera no muri quartier yanyu no muri Kigali no mu Rwanda nta wundi Evode wabona usa nawe oya niyo yaba ari mu ndagacu ntagazi ego niyo mpamvu ugomba kuba Evode nka Evode wowe ntujye kuba Evode kubera na Evode wundi kimwe ugashaka kuba afite values zitandukanye n'iza nicyo nshimira Perezida wa Repubulika ahora dushishikariza duharanire kwigira mu kwigira rero tugomba gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ubumwe n'umutekano wacu utagerwaho neza kimwe mu bintu bikomeje gutoba umuco no kwica values harimo n'abantu bikoreye amatitire yo mu nsengero atandukanye bigatuma ayo matitire kubera ko atinyitse bigatuma bagenda bayakorera nk'amakosa menshi ibyo bintu bigomba guhinduka birahinduka biturutse mu babimitse mu babasengeye mu babise abapasiteri mu babasutseho amavuta harimo ababishinzwe aribo nifuza ko badufasha gukemura ibibazo umuryango wa Peace Plan RIC na RGBKane ugomba kuzamo nk'umubyeyi kuko n'ubundi niyo mbona ihuriza kurangiza ibibazo by'amatorero bitandukanye ariko abantu bafashije RGB cyangwa abanyamadini bafashije leta gukomeza gukurikirana iby'inshingano zabo neza z'i politike n'amadini akajya ku murongo mwiza ku buryo amadini abikira cyiza leta inyuza mu bisubizo by'abaturage kuruta ko amadini yakomeza kuba umutwaro kuri leta icyo kintu cyaba ari cyiza ese iyi baruwa nabo yari baruwa ifunguye urateganya kuyishyira ziriya nzego cyangwa uzabika gutya gusa iyi ni ibaruwa ifunguye yandikiwe aba bantu ni ibaruwa izajya yandikiwe n'abanyamakuru bari kubimenyeshwa cyane cyane abanyamakuru bakora umwuga wa internet nabonye iyi baruwa ari bari ifunguye ariko se urateganya kuhereza ziriya nzego ukazimenyesha naho mu buryo buri official? Yes, of course. Nubwo ari baruwa ifunguye ariko bose bagomba kubona kopi kugira ngo bakomeze kugenzura ibitekerezo byabo no kugira icyo bakora nimba babona biri positive niyo mpamvu bifuza ko bagira icyo bakora koko rwose ahubwo ibyifuzo byanjye biramutse bihuye n'ubushake bwabo nakwishima Imana najya ndirimba ngo je n'ai pas eu d'autre travail sinakora uyu gusa icyo
ubucucike bwose uvuze ni nk'itegeko ntabwo ari icyifuzo. Niba dufasha hari ibyahinduka bigakunda babishatse. Wabonye ko muri wari waranageze nibaza ikibazo, ese umuntu wawe titire y'ubwa potre, ubu pasiteri, ubu bishop n'ibindi bishoboka ko yakwamburuka ibyo bintu. Niko nibajije kuko nta makuru mbifiteho menshi. Ese ubundi haba mugane hari urwego ubundi rureberera bari abantu mu buryo buhoraho ku buryo icyo kibazo nanjye ndi kukibaza, uburyo izo nshingano bazi mwaka bafite uburenganzira bwo kumata izo nshingano. Niba urwo rwego rudahari ubundi rwo ntirukwiye gutekerezwaho ku buryo umuntu niba atandukiye yego akwiye kwaka izo nshingano. Yego. Ese mugani ko hari amategeko ya leta ahandi ibyaha byakozwe n'abaturage muri rusange, nta ngamba n'amategeko cyangwa disipurine zihana abakozi b'Imana bitwaye nabi mu nshingano zabo? Nimba bidahari nibitekerezwaho kuko birakenewe. Sibyo foto? Nimba umuntu aza agakora amakosa mu izina ry'Imana afite n'abamusengeye ku nshingano, abo bantu bakwiye gukurikirana mbere ya leta. Abo bantu bakwiye gukurikirana uwo muntu nk'abamushinzwe cyangwa nk'abamwambitse izo nshingano. Ariko njye icyifuzo gikomeye mfite, niba bishoboka ko hari abantu bakwaka amazina n'amatitire bahawe cyangwa basengewe, haraza kugira abantu bayakwa kuko ayo matitire akomeje kubafasha gukora amakosa menshi muri sosiyete. Reka dushimire abakurikiye Ikambere Gospel Talk. Ibiganiro byacu byo barabizi bizahoraho kandi cyane cyane ku busesenguzi bwawe. Ku bwanjye ndabona wahisemo gukoresha inzira zose zishoboka ariko ngo bari abantu bakuru bave mu nzira. Yego, ntabwo Imana ishobora kureberera ko umurimo wawe ukomeza kwangirika. Tunibutsa abantu ko muri episode izakurikiraho ni episode yo gusoma ubutumwa butandukanye bw'Abanyarwanda n'Abadiaspora. Abo mugani twabasezeranyije bagiye bahemukirwa. Turi kubyuka tukabyukana ibitekerezo bishya kugira ngo bikurikirane ku murongo, kugira ngo atazagira urwego dusimbuka cyangwa itaka dusimbuka. Kuvuga ngo reka turebe ukuntu muri kiriya cyumweru kigiye kuza tuzicara kuri message zitandukanye z'Abanyarwanda n'Abadiaspora, Abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze, ibibwa amafaranga n'abapasiteri abo ngabo tuvuga bagiye batandukanye, ahubwo reka duhe rugari n'abandi bose bafite ibyo bibazo kugira ngo babe babyegisipurisinga kugira ngo bazakorere ubuvugizi. Baraza kubinyuza kuri ya nimero ya telefone ya 0788 264 966. Nshimye Imana, nshimye n'Abanyarwanda muri rusange bakomeje kureberera igihugu kugira ngo dukomeze twibakire urwacu byacu. Imana ibahe umugisha.